tuganire ku murongo umwe, Abaroma igice cya 4 umurongo wa 5. Haravuga ngo ariko udakora ahubwo akizera utsindishiriza abanyabyaha, uko kwizera kwe kumuhanirizwa no gukiranuka. Icyo nicyo cyonyine tugiye kuvugaho muri aka kanya, akaba ari umurongo uboneka mu Baroma igice cya 4 umurongo wa 5. Uyu munsi rero tukaba ikintu cyonyine dutekerezwaho n'Imana cyangwa icy'Imana itwitezeho, nuko tudakora ahubwo tukizera utsindishiriza abanyabyaha, maze kwizera kwacu kukaduhaniriza no gukiranuka. Hari ibintu abantu benshi batekereje ko byitwa gukiranuka, ariko ntabwo ari byo. Abantu batekereje ko kubahiriza amategeko ari ugukiranuka, ariko si byo. Kubahiriza amategeko ntabwo ari ugukiranuka, ahubwo kuriya babyitwa kwihangira gukiranuka. Bihangira gukiranuka bati rero? Abaroma igice cya 10 umurongo wa 5, uhereye nko ku wa 1 uwa 2, umurongo uratubwira ngo ariko kuko bari batazi gukiranuka kw'Imana uko ariko, byatumye bihangira gukiranuka kwabo ubwabo, bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana. Urumva, iyo ushatse gukiranukira Imana mu buryo bwawe, ubwo ndavuga mu buryo bw'abantu, kutiba, kudasambana, kutabeshya, ibyo Imana yibyita kwihangira gukiranuka. Biravuga ngo ubwo batari bazi gukiranuka kw'Imana, ni ryari bari batakuzi? Ni igihe abantu bahitagamo kuvuga ngo ntugakore ibi, ntugakore ibi, mu rwego rwo kugira ngo wegere Imana. Ibyo babyita kwihangira gukiranuka, mu rwego kugira ngo wumve ko Imana yakwishimira. Ntabwo Imana iteze kukwishimira ku bw'ibyiza wakoze, ahubwo Imana ikwishimira ku kuntu mubanye. Abantu babana n'Imana bate? N'iki cyo kubana neza n'Imana? Kubana neza n'Imana ni uko wemeranya nayo yuko icyo yivuga ariko kuri. Ushobora kumbwira uti nemera ko ibyo Imana ivuga ari ukuri. Yego, niko wibwira ko ubyemera, ariko ibitekerezo byawe, amagambo yawe n'ibikorwa bihakana icyo kintu cy'uko iby'Imana yemera cyangwa ivuga ari byo wemera. Urugero, ufashe Bibiliya yose, nta hantu na hamwe havuga ko umuntu agomba gusaba Imana imbabazi. Nyine ngo ibe request. Urabona, iyo ikintu ari ingenzi Bibiliya ikivugaho. Nk'urugero, iyo igiye kuvuga ibyo gusenga, ntabwo ivuga gusenga nko kutubwira ngo kanaka yarasenze, ahubwo usanga nka Pawulo avuga ngo nimusenge iteka, cyangwa musengeshe umwuka iteka. Urumva ni ihame duhaye. Mu Baheburayo hakatubwira ati ntimukibagirwe guterana. Urumva ni ihame turi guhabwa runaka ritugeza ku kintu runaka. Ariko muri Bibiliya nta hame ritubwira ngo Imana izatubabarira uko twasabye imbabazi. Ntaho byanditswe. Hasi muri comment cyangwa se inbox ufite icyo cyanditswe kimubwira ko azababarirwa ari uko yasabye imbabazi, akibone. Hari ikindi cya kabiri, abantu bafashe Yesu bamera nk'aho ataje gucungura abantu, ahubwo yaje gucungura inyamaswa. Ngo ntabwo twari bubone ibitambo, ngo ni nayo mpamvu Imana ngo yatanze Yesu. Urumva, Imana yaba yaragiriye impuhwe intama, ikagirira impuhwe intungura, ikagirira impuhwe ihene, ikagirira impuhwe ibimasa byatambwaga, ariko ibyo ntabwo ari byo. Imana yacunguye abantu, ndetse ubwo hazamo ibisobanuro byinshi, ariko reka mvuga iki: Imana yacunguye abantu, ntabwo yacunguye ibitambo. Ntabwo Yesu yapfuye kubera ko hariho ibitambo, oya. Bibaye ari izo mpamvu, tw'abanyamahanga ntiba yaradupfiriye, kuko kuva na kera nta muco wo gutamba wari uri mu banyamahanga batambira Imana ihoraho, kiretse gutambira ibigirwamana. Rero ntabwo Imana yaramiye ibyo, ahubwo Imana yaragucunguye kugira ngo niwizera biguhanirizwe no gukiranuka. Udakora ahubwo akizera utsindishiriza abanyabyaha, kwizera kwe kumuhanirizwa no gukiranuka. Abo bakiranuka rero ni abizeye, ntabwo ari abakoze. Ntabwo gukora ibyo gukiranuka biguhesha gukiranuka, oya. Ubwo nabyo ibyo byitwa ibyo gukiranuka nyine ni mu mboni z'abantu. Ahubwo gukiranuka guheshwa no kwizera. Gukiranuka guheshwa no kwizera, ntabwo gukiranuka guheshwa n'imirimo.
umuntu ashobora kuba umusambanyi ariko Imana ikamubona nk'umukiranutsi, ashobora kuba umujura ariko Imana ikamubona nk'umukiranutsi, kuko ibyo uri kwita ibyaha uri kubyita ibyaha ushingiye ku muco w'abantu, kandi ntabwo Imana yita icyaha ikintu icyaha ishingiye ku muco w'abantu, ahubwo ishingira ku cyo yibona nk'icyaha. N'icyo Imana yise icyaha mu by'ukuri ni uko Imana yegereye Adamu iramubaza ngo Adamu urihe? Bari bameze nk'aho bari gukina harya ni saye hide and seek, niwo mukino yari arimo akina n'Imana, kwihishanya. Uriya wasanga bari basanzwe babikora ntawamenya. Urabona n'umwana n'umubyeyi bari gukina hide and seek, ntabwo ari uko umubyeyi aba atazi ahantu umwana ari, ahubwo it's just game, it's my assumption, itagira uwo bibera ikibazo. Ariko Imana iramubaza Adamu urihe? Ati numvise imirindi yawe cyangwa ijwi ryawe, ndihisha kuko ntinyishwa nuko nambaye ubusa ndihisha. Ntiwumva ko iki Imana yise icyaha ari uko umuntu yibonye ko adashyitse imbere y'Imana? Icyo nicyo cyaha. Niba uri kwibona udashyitse imbere y'Imana, icyo nicyo cyaha. Ntabwo icyaha ari uko waba wasambanye, ntabwo icyaha ari uko waba wabeshye, ntabwo icyaha ari uko waba wibye, ntabwo icyaha ari uko waba wishe, ntabwo icyaha ari ya mategeko yose. Oya, icyaha ni ukwibona ko udashyitse imbere y'Imana, kwibona ko udakwiriye kubana n'Imana. Icyo ni icyaha. Kwibona ko Imana itakwishimiye ni icyaha, kuko uri gufata faiblesse zawe ukazegeka ku Mana. Ni ukuvuga Adamu niwe wahunze Imana, ntabwo ari Imana yirukanye Adamu. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Adamu yahunze Imana, ntabwo Imana yirukanye Adamu. Icyaha cya Adamu rero nicyo gitekerezo yagize yuko Imana byahindutse, yuko Imana itakimukunda, yuko Imana yamwanze, yuko Imana imurakariye. Icyo nicyo cyaha cya Adamu, ari nacyo yokoje umuntu kugeza igihe Kristo yaje agacungura umuntu. Kristo ngo yacunguye umuntu iki rero? Yacunguye umuntu muri bazita ngo iki? Kwa kumva adashyitse, kwa kumva atemewe. Abimucungura ate? Abimucunguza kwambara umubiri, abimucunguza gupfa kwe no kuzuka kwe. Iyo ni process y'agakiza. Ese urupfu rwa Kristo rukumariye iki? Umuzuko we se ukumariye iki? Imibabaro ye se ikumariye iki? Ubwiza bwe nonaha butumariye iki? Icyo nicyo cyo kuzibaza ubutaha. Ariko rero udakora ahubwo akizera utsindishiriza abanyabyaha, kwizera kwe kumuhwanirizwa no gukiranuka. Reka mbashimire. Comment ku kibazo, igitekerezo. Nimero ya telefone yo ni yayindi. Rero icyo nabasaba, ukore subscribe kuri channel yacu, ukore like, ukore share. Channel ni Fidel TV Rwanda, ubutumwa bwiza bukajya mbere, agasobanuye n'ibindi byinshi. Thank you for watching this.